Yes, reka nongere nguhe ikaze rero mukunzi w'ibiganiro byacu, nguhaye ikaze mu mwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda muri rusange. Aya makuru rero agezweho muri aka kanya, reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko umuriro wadutse mu kirunga cya Muhabura umaze kuzimya. Nk'uko kuri uyu wa gatanu rero ikirunga cya Muhabura cyari kibasiwe n'inkongi y'umuriro, ariko ikaba itamaze umwanya munini kuko ubuyobozi buvuga ko bwabashije kuzimya iyo nkongi. Nk'uko rero umuyobozi w'akarere ka Burera abitangaza ariwe Mukamana Soline, yavuze ko ku bufatanye n'abaturage babashije kuzimya iyo nkongi y'umuriro. Yagize ati Muhabura iri mu Rwanda kandi niho hahiye, umuriro twamaze kuwuzimya dufatanyije n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana icyateye iyo nkongi y'umuriro, gusa ubuyobozi bwo buvuga ko umuriro ushobora kuba waturutse ku bantu bajya guhakura ubuki. Nanone gusa iperereza rikaba rigikomeje. Mukamana Sorina, umuyobozi w'akarere ka Burera rero, akaba yasabye abaturage gukomeza kubungabunga pariki y'Ibirunga kubera ko abakerarugendo bayisura bikagira ingaruka nziza ku mibereho myiza y'abaturage, bityo ngo bagomba gutanga amakuru ku bantu bashyiramo imitiba kandi nabo bakirinda kuryangiriza. Mu yandi makuru agezweho rero akomeje kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, abana babiri bavukana barohamye muri Nyabarongo. Ibi bikaba byabereye mu karere ka Ngororero, aho ubuyobozi bw'umurenge wa Ngororero buvuga ko hari abana babiri bavukana barohamye mu mugezi wa Nyabarongo bagiye gusura mubyara wabo. Gitifu w'umurenge wa Ngororero Barekeyaho Jean Marie Vianney yabwiye Umuseke ko Ndorimana Eric w'imyaka 15 na murumuna we Mbonimana Flavie w'imyaka 13 y'amavuko aribo barohamye. Bari bavuye iwabo mu rugo mu mudugudu wa Rususa mu kagari ka Nyarubingo muri uyu murenge wa Ngororero, bagiye kureba uwo mubyara wabo utuye mu mudugudu wa Gashinya, kagari ka Mugano mu murenge wa Ngororero hafi y'umugezi na Nyabarongo, maze babanza kujya koga. Ati bageze mu mazi abarusha ingufu cyane kuko batari bazi koga, bararohama bombi. Gitifu Barekeyaho akomeza avuga ko bagenzi babo bahiraga ubwatsi bw'amatungo ku musozi, aribo bahise batabaza abaturage ko Ndorimana Eric na murumuna we barohamye muri Nyabarongo, banamenyesha ubuyobozi buratabara. Barekayo avuga ko abazi koga bagiye mu mazi babasha kubona umurambo wa Ndorimana Flavie, wa mukuru we ukaba utaraboneka kugeza ubu. Uyu muyobozi w'umurenge avuga ko bakimara kubona uyu murambo w'umwana umwe, bateranyije abaturage muri uwo mudugudu harimo n'ababyeyi ba nyakwigendera batanga ubutumwa bw'ihumure. Avuga ko umuryango wagize ibyago byo kubura abana babiri bavukana wihangana, akavuga ko bari amaboko akomeye y'ababyeyi ndetse n'igihugu, abasaba gukomeza kwihangana. Gitifu Barekeyaho avuga ko ababyeyi bakwiriye kwita ku bana kugira ngo badahura n'ibintu bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Umurambo wa Mbonimana Flavie wahise ujyanwa gushyingurwa hakurikijwe ubusabe bw'ababyeyi b'umwana. Naho mu yandi makuru akomeje kuvugwa, reka tuyakomereze mu nkuru ziri kuvugwa hano mu karere umusore ahakekwaho kwica umukobwa bakundanaga. Nk'uko bigaragara Gisagara, umusore wo mu murenge wa Save aravuga ko kwica umukobwa wari inshuti ye, biravugwa ko yamujijije ko yaba yaramwanduje sida cyangwa yaranze ko babana. Ibi byabaye kuri uwa 13 Kanama 2026 mu mudugudu wa Kavumu, kagari ka Gatoki mu murenge wa Save, aho umurambo w'uyu mukobwa w'imyaka 26 wavukaga mu karere ka Karongi wasanzwe mu nzu yacururizagamo inzoga n'ibindi bicuruzwa. Umusore w'imyaka 27 ukekaho ubu bwicanyi yabanje guhunga, ariko aza gufatirwa mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye, nk'uko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye Umuseke. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Save Murenzi Augustin yavuze ko bariya bombi bari basanzwe bakundana ndetse bari basanzwe basangiye ibyo kurya bari ku gitanda
bakaba bakeka ko hari ibyo batumvikanyeho. Gitifu Murenzi yabwiye Radio 10 ati umuhungu yari asanzwe akora ibintu by'amapine y'amagare ariko aho uwo mujinya yawukuye ntitwabashije kuwumenya niba ari imibanire gusa cyangwa se hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Akomeza agira ati hari n'andi makuru avuga ko yenda umukobwa yaba yaramuteye mu bwandu bwa sida ariko ni amakuru tutakwemeza cyangwa se bari bafite umushinga wo kubana akamutenguha cyangwa se umuhungu akaba yarashakaga ko baryama n'umukobwa akabyanga. Ibi byose ni ibivugwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye Umuseke ko aya makuru y'urupfu rw'uyu mukobwa bayamenye ku bufatanye n'abaturage, polisi na RIB bihageze bisanga uwo muhungu yamuhohoteye bimuviramo gupfa. Yavuze ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya Kacyiru ngo ukorerwe isuzuma. Uriya musore nanone nyuma yo gufatwa afungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Rusatira. Mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino, rero akomejwe kuvugwa Bwiza na manager we baba bagiye kurushinga, nk'uko umuhanzi Bwiza n'umujyanama we Buhujimfura Jean Claude bakomeje gutera intambwe ikomeye mu mubano wabo, aho amakuru yizewe yemeza ko aba bari mu myiteguro y'ubukwe bwabo. Amakuru akaba akomeje kuvuga ko aba bombi batangiye kugirana umubano wihariye nyuma y'uko Bwiza yinjiye muri Kikas Music ya Buhujimfura, aho umubano watangiye ushingiye ku kazi ukaza kuvamo urukundo. Abegereye aba bombi bavuga ko bamaze igihe bakundana ariko ko vuba aha aribwo bafashe umwanzuro wo gutangira gutegura ubuzima bwabo bw'igihe kirekire bari kumwe bombi nk'umugabo n'umugore. Nubwo itariki nyirizina y'ubukwe itaratangazwa ku mugaragaro, amakuru avuga ko yamaze kwemezwa n'abagize umuryango wabo. Amakuru kandi yemeza ko umuhango ushobora kuba mu mezi ya mbere y'2027. Ibi kandi bije nyuma y'amafoto Buhujimfura aherutse gusangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ko yabonye umukunzi bagiye gukomeza urugendo rw'ubuzima, gusa ntiyigeze atangaza izina rye, ndetse amakuru yizewe avuga ko uwo mukobwa ari Bwiza. Nyuma y'ayo mafoto Bwiza na Buhujimfura bagiye i Burayi, aho bamaze iminsi bari kumwe ndetse banizihiza isabukuru y'amavuko y'uyu muhanzi. Icyo gihe amafoto n'amafoto atandukanye yabo bakomeje gusangiza abakurikira byatumye nacyo kiba igihamya cyemeza ko aba bombi baba bari mu rukundo. Bwiza Emerance amaze imyaka itari mike akorera muri Kikas Music, aho yamaze gusohora imishinga itandukanye irimo album My Dream yasohotse mu mwaka wa 2023 ndetse na Shades 25 yasohotse mu mwaka wa 2025 ndetse na Ape Connect Me kuri ubu kandi ari mu myiteguro yo gushyira hanze album ye nshya yise Home, izaba ari iya gatatu mu bikorwa bye bya alubumu ye. Manager wa Bwiza Emerance yakunze kugenda atera imijugujugu avuga ko bari kumwe mu rukundo, gusa uko bigaragara amafoto agenda abigaragaza ndetse n'ibyo bagenda bashyira hanze bitandukanye. Ndagushimira rero wowe twabanye muri aya makuru agezweho ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nguhaye rero ikaze mu biganiro byacu, kora subscribe kugira ngo amakuru nk'aya igihe asohotse ajya kugerera ku gihe, ndetse uze no gukanda like video sharinge igere ku bandi kugira ngo n'abandi bakeneye amakuru bajye bayabonera ku gihe, ndetse bayabone aturutse kuri bayabone wayabasharinze cyangwa se wayabasangije. Ndagushimira rero wowe twabanye muri iyi video, komeza ugubwe neza kandi